ababyeyi bo noneho ni yambi ndagira noneho umuntu utakuzi mubwira uti Kimangwema ninde? Kimangwema niki? Kimangwema umwana akuriye ku muhanda tu ko ngewe ikinyabupfura ngera ni cya kintu ushugurika nyine ku wundi mubyeyi ukabona nyine ari gucyaha umwana we nawe ugafatiraho nyine ukavuga ati ubwo umubyeyi ariko ubuzura mwana. Muraza kunyemerera tuganire kuri uyu muhungu nabazaniye uyu munsi witwa Shema Kimangwema. Uyu muhungu mumaze igihe mumubona ku mbuga nkoranyambaga zose, Facebook, TikTok, Instagram n'izindi mbuga ntoya zigiye zihari, kuko kuri YouTube ho ni wamubona kuko igihe yarari gutrendinga ntago yarakiri mu Rwanda. Uyu muhungu nkuko byagaragaye ni umuhungu wakuriye mu muhanda akanywa ibiyobyabwenge, yagiye muri gereza afungwa hirya no hino, yaciwe no mu muryango, byose ndaza kugenda mbibasobanurira. Reka mbanze nkwereka video kuko yaciwe mu muryango. Amagambo uvuga hari abantu bajya afasha mwana, hari abantu bajya afasha. Ndagira noneho umuntu utakuzi mubwira uti Kimangwema ninde? Kimangwema niki? Kimangwema ni umwana akuriye ku muhanda tu ko ngewe ikinyabupfura ngera ni cya kintu ushugurika nyine ku wundi mubyeyi ukabona nyine ari gucyaha umwana we nawe ugafatiraho nyine ukavuga ati ubwo umubyeyi ariko ubuzura mwana ari amakosa kandi nanjye nyakora bigaragare ko nkora ibidakunzwe n'abantu bakuru, ahubwo nyine kwa kundi nyine uba uri umunyamuhanda nta wagukebura ngo akubwire ati ni inzira mburimo, niba ukora nibyo nyine kwa kubura gihana tu. Naho nyine nkurira muri ubwo buzima bwo ku muhanda, nanjye mbega no kongera kuboneka mu muryango ubundi nari naranakuweho mu rugo, bari baranakoze n'ikiriyo bitewe n'imyaka 7 nagiye nkamarana n'abantu mu rugo nyine nta numfitiye n'agakuru, kuko kugeza na n'iyi time nta tekinoloji n'imwe nkoresha tungeyo nshatse umuntu n'ubundi ni kwa gukoresha igitsi nkamutigita mpaka mubonye. Igitsi ushatse kuvuga nyine tu kugiye ukoresha amaguru nyine nka transport. Uzi ikintu bita tabati? Ni ikintu uzi neza cyane. Ariko ubwo uzi wowe ngewe ni impamo y'Imana tu, ngewe imodoka n'ubundi ku myaka yanjye mfite imodoka, mbega kilometraje yayo ntabwo iyo modoka wayigura ngo ishore wayavuga ati wenda ngo uzanagaruza, ku buryo ntabwo wayigurisha ngo uyibonemo ayo wayitanze. Ibirometero wagiye haramutse hari imodoka yabigiye, ubwo iyo modoka yaba yarashaje. Wallahi none se ugiye kugura imodoka yawe kazo cyangwa moto yawe kazo, ubundi ugomba kurebera muri kilometraje yayo ukareba ibirometero imaze kugenda, yandene ukanumva n'imihumekere ya moteri yayo. Niki kikubwira nyine ko ari neza nyine wenda hakiri imigi. Ahangaha noneho yari amaze kugaruka mu muryango, amaze kwishima, ari gushimira ababyeyi. Byose uraza kubibona, ariko niba ari ubwa mbere uraza kwihangana ukande subscribe tubinyuremo twirukanka. Afite imyaka ingahe? Ese abahehe ubungubu? Ese afite izihe mbuga akoresha ku buryo unamusanze unabushatse wajya kumusacinga ukamubona? Nitwa Nshimimukiza nkwaye yambu. Kadutangire. Ubundi mu 2025 nibwo uyu muhungu yatangiye kujya akora ibiganiro, ariko mbere yuko atangira gukora ibiganiro reka dusubire inyuma gatoya. Mu 2020 yaragize imyaka 23 nibwo yatangiye kujya anywa itabi ryinshi akiyoza n'ibiyobyabwenge ku buryo bumva ko yananiwe n'iwabo. Baje kujya kumufunga bamujyana iwawa, amara y'imyaka 7 nk'uko agiye kubisobanura hano muri video. Amaze kumara y'imyaka 7 iwabo baramwibagiye, wumve neza ko bari bafataga bakagira ikiriyo cyiwe bazi ko yavuyeho, ariko bagiye gutungurwa no kubona umuhungu wabo Shema Kimangwema agarutse. Shema Kimangwema kandi ni umuhungu wakomeje kujya arwana n'ibigeragezo byinshi, nuko iwabo bagiye kubona babona uwo muhungu aragarutse, aje ameze neza, atakimwe ibiyobyabwenge, atakigira ute. Barababonye niko kwishima, avuga n'amagambo anezerewe, aseka abyinayo, avuga ati mpana warakoze. Ababyeyi bo noneho ni yambi ba mama batubyaye bakatubindura ibyahimwa barakoze. Ndetse Imana y'ababyeyi ni ukuri kw'Imana nta kizandutira umubyeyi
ako mana haiga mana ukamumeka suwa I'm still alive ubundi ngewe ndumva ariko ngatinda gusubiza mugambe bivuge bimenywe n'umutima wanjye kuko ibyo navuga ntabwo biri kuri roho yanjye n'ubundi ndacyanyotewe ukwicuza n'iteka nabwiwe nahoraga nicara iruhande rw'abari gukina igisoro mama akambwira ati ngo vaho n'iki abasaza bakamungambirira bagahita bamubwira ati ngo wowe none se uragira ngo ajye kwicara mu bagore aganira n'abakuru ikironda kikanabatuma ngewe ibyiringiro byanjye bihora ku Uwiteka kandi Imana niniga somehow broken never man imitima yababajwe ntabwo uzigera ikira ariko urukundo kubona kunze ntabwo ruzigera rupfa Shema Kimangwema abantu baje kumubona baza kujya bamukoresha televiziyo ariko ikintu cyatumye bamukoresha televiziyo hari igihe cyageze bajya gusura abana Iwawa umunyamakuru umwe wari wagiye gusura muri abo bana wari wajyanye n'abandi bantu icyo gihe yasanze bashyizemo indirimbo akajya abona ukuntu Shema Kimangwema ari kubyina arabikunda cyane niko kuba yamufotora azana akavideo kwe ariko ntabwo kantrendinze cyane niko kwita ajya kumusura rero amenye ko yafunguwe amukoresha ibiganiro nujya gusacinga neza kuri YouTube ukavuga ngo Shema Kimangwema uraza gusanga video ye imaze imyaka mikeya ari umwaka umwe kubera ko Shema Kimangwema nta video n'imwe ye iri gutrendinga muri bibi uyu muhungu kandi yaje kuba yajya kujya akoresha imbuga nkoranyambaga ariko nta rubuga na rumwe agira kubera yuko afite imbogamizi nyinshi zo kuba atatunga urubuga we yarivugiye ati sinshobora gutunga telefone naragura igare kuko yari afite inzozi zo kuba yagura igare gusa byumve neza yuko buriya nta nubwo azi no gusoma cyaba ikinyarwanda cyaba icyongereza nta kintu na kimwe azi gusoma gusa ubu ngubu ntabwo ari mu Rwanda yahise yigira Canada niho yagiye gutura ubu niho yagiye kubera yagize bene wabo bakabijyana gusa abantu bose bari kuvuga ngo avindi imwe naka ni ukubera basa ariko ntabwo avindi imwe naka Shema Kimangwema ni umuhungu wenyine wakuriye ku muhanda wirwanyeho nk'uko akomeza abisobanura musaba rero kuba wakora subscribe ugafungura inzogera impano twamubonyemo afite impano yo kuba yabyina kuko kubyina arabikunda cyane aranabisobanura kandi amavideo yose yagiye akora ubu nibwo ari gutrandinga nitwa Danishimi Mukiza naguhaye yambo reka dusubire ubutaha